nukuri nimumwegere. Jewe Stafford Drageria kuko aje kubagirira neza. Ile Stafford Drageria avuga namwe ngo mumwizere. Jewe Stafford ya Godra kuko iciyagambere kuri mwebwe arababwiye ngo aje kugisohoza. None afori ya Star Contrat Imana ivuganye namwe ngo yandikiye buri wese urwandiko rwo kumurengera. Zera do Peos Magro kandi avuganye namwe ngo aje kuruhura abarushe. Stafford ya Dra avuganye n'umuntu Desta atoti wezima birukanye ku kazi. Jewe Stafford ya Kita akarenganywa bila ando de Staffonima manda kubwiye ngo Besta atoya Foria bakurenganyije nk'abantu ariko imanje kukurenganura kandi avuganye nawe ngo Zerado Pifosma aragushumbushije. Esta ado Bevoria aguhaye ibikunezeza kandi aguhaye guseka ndetse no kumwenyura. Bi etando Bevosima avuganye nawe ngo ni Sta atos Bevoria nukuri umugireho umugisha. Zera abin hodra kuko akugiriye neza. Besta for the Godra avuganye namwe ngo nimusenge kandi murushaho kumwegera. Niko Imana ivuganye namwe. Shalom. Mana turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko byaba mu ijuru. Kandi turagushimiye ko ugikomeje kubana natwe no kutugirira neza, ko turwanirira. Izina ryawe rihimbazwe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma twari turi kuganira ku magambo meza. Belafo de Star Contrat bene estat wezima. Winjire mu mugisha, winjire mu mahirwe, winjire mu munezero, winjire mu mugisha w'Imana yagambiriye kuri wowe. Winjire nawe unezerwe. Theo yaravuze ngo abantu barareba bakabona ibyiza turi bikwiriye ariko Imana yakureba ikabona iruta ibikwerere. Rero nukuri igihe cyawe cyo kwinjira mu mugisha ni iki. Hanyuma Yesu ahageze rero amenya ko uyu murwayi amaze 38. Icyambere nta maboko akomeye yari amuri inyuma yagombaga kumusunikira mu kidendezi, yari yizeye Imana yonyine. Hanyuma baramuzanye bamusiga aho ngaho, baravuga ati nupfa rwose nuko nta kundi, nunakira nabyo ni amahirwe. Ariko nk'abantu bararebaga bakabona nta cyizere gihari cy'uko uyu murwayi azakira. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ngo ibyo abantu batareba, ibyo abantu batakubonamo, ibyo abantu batakwitezemo n'iby'Imana ikurebamo. Rero nagira ngo nkumenyeshe ngo igihe cyawe nikigera de la bene ostifodra uzakira imigisha y'Imana mu mibereho yawe, uzakira kunezerwa. Uyu munsi ushobora kuba ufite umuruho n'amahane, urimo urarira rwose ufite amarira, ariko nagira ngo nkubwire ngo hari igihe kizagera Imana ikwibagiza iyo mibabaro yose, nawe winjire mu munezero, winjire mu gihe cyawe, winjire mu gihe cyo guseka no kumwenyura, winjire mu gihe unezererwamo. Imana ishimwe. Hanyuma Yesu rahageze amenya ko maze imyaka 38 kuri iki kidendezi. Hanyuma aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Ahita atangira ngo bene wacu baranzanye bana hano, nta muntu ufite untereramo rwose, nta muntu rwose. Atangira kumwisobanura no kuvuga amagambo menshi. Hari igihe umuntu aba mu kigerageza amagambo akaba menshi, hari igihe kigera umuntu akaba mu kigeragezo akamera nk'urwaye ihungabana. Ariko ndagira ngo wibutse yuko Yesu yaje ku buzima bwawe. Ni ukuri icyama aba bantu turi gusengana hano, byibura ukaba wicaye mu cyumba cyawe ukaba urimo urakurura ibi bintu, ukaba nawe urimo uravuga ngo igihe cyanjye cyageze. Washaka kubyiyaturira ahantu uri uvuga ngo igihe cyanjye cyo gutabarwa cyageze. Hera biwo otome masayiko uvuge ngo igihe cyanjye cyo gutabarwa, igihe cyanjye cyo kunezerwa, igihe cyanjye cyo guseka, igihe cyanjye cyo kwinjira mu migisha, igihe cyanjye atura no magambo uvuge ngo igihe cyanjye cyageze. Wowe nta kindi usabwa, atura no magambo uvuge ngo igihe cyanjye. Wowe iyatira haya magambo uvuge ngo igihe cyanjye cyo guseka kirageze. Ntandukanye n'umubabaro, ntandukanye n'amarira, ntandukanye no gutotezwa, ntandukanye n'abamvuga. Iya turi haya magambo uvuge ngo igihe cyanjye cyageze. Imana ishimwe. Igihe cyanjye cyageze.
hanyuma Yesu ahageze aramureba, aramubaza, atangira kwisobanura n'amagambo menshi. Hanyuma aramubwira ngo haguruka, ikorere uburiri bwawe, ikorere ingobyi yawe rwose utahe. Hanyuma naratunguwe cyane, reka mvuge kano kantu ubundi dusenge. Natunguwe n'iki? ngo yarahagurutse, amaze guhaguruka avuye aho ngaho ageze hirya baramubaza ngo ninde ugukuye aho ngaho? Kandi abantu bamubazaga ni bene wabo, ni za nshuti, ni ba bavandimwe. Batangira kumubaza ngo ninde uguhagurukije? Imana ishimwe. Ninde uguhagurukije? Yesu ashimwe, haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri, abantu bose ubona mugendana, abantu bose ubona muvugana, abantu bose ureba ukabona bameze nk'aho bakwitayeho rwose, nagira ngo umenyeshe ngo hari ubwo usanga ari indyarya, nta rukundo bagufitiye. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ngo igihe cyawe nikigera abantu bazacanganyukirwa, igihe cyawe nikigera abantu bazumirwa, bazatungurwa no kubona Imana ikoze, bazatungurwa no kubona amateka yawe ahindutse, bazatungurwa no kubona winjiye mu munezero, bazatungurwa no kubona winjiye mu mahirwe, bazatungurwa no kubona ibitangaza Imana ikoze ku buzima bwawe. Ni ukuri igihe cyawe nikigera, n'abo muvukana n'abo muturanye bazatungurwa no kubona hari ubuzima Imana igukuyemo, hari ubundi buzima Imana igushyizemo. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ngo siko bizahora kuba mutegereza, keretse ava mu isezerano ari nta mpamvu. Yesu ajya kugenda yavuze amagambo meza, aravuga ngo simbasize mwenyine, aravuga ngo nzabohereza umufasha w'Umwuka Wera, arababwira ngo azabana namwe, azabaganiriza, azabahishurira ibyenda kubaho, ndetse azajya batatira, abamenyera ibitero bibahiga, abamenyera inama zirimo zirabakorerwa rwihishwa. Turashimira Imana Data wa twese yaduhaye Umwuka Wera atumenyera inama zidukorerwa rwihishwa, amenya izo nama z'abagome ziba ziri gucurwa rwihishwa. Imana ihimbazwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo mbasize mwenyine, mbohereje umufasha w'Umwuka Wera, azajya barebera na twa dutsiko turi kubagambanira, azajya barebera na za nama zirimo zirakorwa rwihishwa, azajya bareberera. Imana ishimwe. Turashimira Imana yaduhaye umutasi mwiza ariwe Mwuka Wera, atumenyera ibirizano ahori yakita, atumenyera inama ziri gucurwa rwihishwa, atumenyera inama ziri kutugambanira. Uwo Mwuka Wera, uwo Mwuka Wera. Hanyuma umuririmbyi aririmbye neza aravuga ngo ni ukuri yatugezemo, asigaye abana natwe. Yaravuze ngo ni ukuri, yari indestable defo akone, aravuga ngo yatugezemo, asigaye abana natwe. Imana ishimwe. Uwo mwuka rero, uwo mwuka watugeze amasigaye abana natwe, niwe uduhishurira ibyenda kubaho. Imana ihimbazwe. Akatuhishurira ko hari igitangaza Imana igiye gukora ku buzima bw'umuntu, ikatubeva sibonewa, akatumenyera yuko hari inama zirimo ziracurwa rwihishwa, akatumenyera ko hari inama ziri kutugambanira, akatubwira ko abarozi bateze. Imana ishimwe. Uwo mwuka Wera w'Imana, Imana ishimwe, yatugezemo, asigaye abana natwe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe kubw'uwo mwuka. Mwuka Wera ngwino tubane, Mwuka Wera ngwino tubane, Mwuka Wera ngwino tubane, Mwuka Wera ngwino tubane. Imana ishimwe. Zela bene costa foria desta etando beforia beza rome de hozima. Uyu muntu witwa Nadia, mukanya ndaza kwakira Joshua, hanyuma aze kuza kutuganirizaho. Nadia wenda kumva. Yesu ashimwe. Hanyuma uze kongera ijwi. Yego. Hanyuma ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nkubwire ngo ni ukuri. Etaso belafo ano odrai.
iby'Imana yagambiriye kuri wowe Imana ije kubisohoza. Bilia afo de statole afid de godra besan odre. Kandi Imana yavuganye nanjye irambwira ngo hari umubabaro Imana gutandukanyirije nawo, Imana ikwinjije mu gihe cy'umunezero. Bili atoria fosti atawezima bro. Imana irambwira ngo nkubwire ngo ni Imana igukuyeho icyago cy'uburwayi. Imana igukuyeho icyago cy'uburwayi. Ijwi rivugana nanjye ngo nukuri Imana irirahiriye, Imana igukozeho, iguhaye ubuzima buzima. Mana Nadia sinzi niba ari kunyumva pe. nibatapinge network iboneke. Mutapinge network ziboneke hanyuma yego ndabona ari kumbwira ko ari kunyumva. Ikindi ijwi ry'Imana rya yego. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nkubwire ngo Imana itatanyije agatsiko k'abagome kari kagukoraniye. Kandi ijwi rivuga nanjye ngo nkubwire ngo inzandiko z'ibinyoma Satani yari yanditse ku buzima bwawe ni Imana izitesheje agaciro. Biri efo de stato wezima agro. Kindi Imana ivuga nanjye ngo nkubwire ngo Imana ikurinze amarira, ikurinze kurira amarira menshi kandi ikurinze umubabaro. Amen, amen. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo the staff of the hide always manga. Sinzi nagiye kubona mbona akantu kitwa imbeba, niba sinzi niba ukazi. Ndayizi. Hanyuma nagiye kubona mbona imbeba isanzwe mbona iraje imera nk'ayikurigase kurigata mu kiganza. Ijwi rivugana nanjye ngo nkubwire ngo ni inyatsi zidasanzwe Satani yaraguteje, ndetse n'igihombo n'amarira ndetse n'icyangiro. Izina rya Yesu. Ijwi rivugana nanjye ngo nkubwire ngo Imana ikurinze ibiganza by'abagome, ikurinze ikiganza kibi cyari kije kugusuhuza. Ijwi rivugana nanjye ngo icyo kiganza kibi Imana irakikurinze. Amen, 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 amen. Bili efo de la etondi beheri yagiri wezima. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo nukuri Imana ishize umugisha udasanzwe mu biganza byawe. Kandi iyi level the star tawiri egroni wezima. Aya mabyi Satani yaragusize Imana yagukuyeho, Imana iguhaye igikundi. Amen, ndacyakiriye. Urakoze Yesu. Bilafo atoria binios tifodra. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo ikurinze kurwara uburwayi bwo mu nda igihe kirekire. Amen, amen. Bela afo de stato wezima groni wezima. Imana irambwira ngo nkubwire ngo nukuri Imana ikurinze ijoro ribi. Imana ikurinze ijoro ribi. Amen, amen. Urakoze nukuri. De la fo esansoni ma groni hozima. Hanyuma nagiye kubona mbona ufite umugisha pe. Nagiye kubona mbona ufite umugisha w'ikintu cyitwa ubucuruzi mu biganza byawe. Kandi Imana ivugana nanjye nkubwire ngo mu gihe gikwiriye Imana ije gusohoza ibyo yagambiriye kuri wowe. Amen, amen. Kandi Imana irambwira ngo nkubwire ngo ikugize umuntu wo kwifuzwa. Amen, amen. Urakoze. Kando beva astifodra. Ijwi rivugana nanjye nkubwire ngo wakabaye warakiriye umugisha wawe, ariko nawe ubwawe ntuzi uburyo Satani akuriganya. Arandiganya Ntuzi uburyo bigenda, ntuzi uburyo, ariko ijwi rivugana nanjye ngo nkubwire ngo Imana isafo de la ego igukuyeho imigozi Satani yari yarakubohesheje. Amen, na Yesu. Urakoze nukuri. Bila afo de star doheri yagune we simaforia. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo nukuri Imana irirahiriye, Imana igukoreye igitangaza, kandi Imana ikuremeye ishimwe. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo I before the staff for dry. Abifuzaga kukubona urimo urarira batunguwe no kubona Imana iguhaye kunezerwa, bifuzaga kurira. Ijwi rivugana nanjye ngo nkubwire ngo nukuri Imana irakuvunjiye, iguhaye umunezero kandi iguhaye amahirwe adasanzwe. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo belaso edasti for dry. Harayi devo Imana igukuye kuri esikariye imwe, hari indi esikariye Imana igushyizeho. Amen, na Yesu. Urakoze nukuri. Imana irivugana nanjye ngo nkubwire ngo kandi the star for the star glory wezimanga.
ni ukuri hari isanduku Imana ikuye mu muryango. Amena Yesu. Ijwi rivuga nanjye ngo nkubwire ngo ni ukuri Imana itesheje agaciro kandi Imana ikurinze kumva inkuru mbi mu matwi yawe. Amena, amena, amena. Wari uhamagawe na telefone ngiye kubona mbona amarira isakoroka. Ijwi rivugana nanjye ngo Bella Astifodra, ni ukuri Imana ikurinze umubabaro. Amena, amena. Kandi ni ukuri ugiriye umugisha kuwiteka, ugira umugisha kuwiteka. Ugira umugisha kuwiteka kuko mbonye inzira zawe zifunguka. Mbonye inzira zawe zifunguka. Lelafa artista wezivo Bella Odra, ni ukuri Imana ikoze ibikomeye ku buzima bwawe. Zifunguke mu izina rya Yesu. Uyu muntu witwa Arisa, niba ari Arisa Arise ze kwandikamo hasi ambwire niba ari kunyumva ntacyo bitwaye. Yego ndi kukumva. Yego. Hanyuma Imana ishimwe wagakwiye guhereza Imana icyubahiro byibura ahantu uri. Bahereza Imana icyubahiro ukabwira Imana ngo ndagushimiye ko ukinzirikana. Ndayishimiye ko ikinzirikana. Imana ihimbazwe. Hanyuma Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hari imitongera abantu bari baragutongereye. Ndetse hari n'umuvumo bari barakuvumye bavuga ngo nta cyiza uzigera wakira mu mibereho yawe. Yego nabibonaga. Hanyuma ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo nkubwire ngo hari igisekuru Imana iguteruyemo. Imana ishimwe. De la fo epa era egoni wezima. Hari igisekuru Imana iguteruyemo. Ijwi rivugana nanjye ngo nkubwire ngo Imana igushize mu gisekuru cy'umugisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo desta apini hozi megone wezima. Hari ibyo Imana igutandukanyije nazo, hari ibintu bitari by'umumaro, hari inshuti Imana igutandukanyije nazo kugira ngo ubashe kwinjira mu mugisha wawe. Amen. Bili etonde basika tube asigodra. Kandi ijwi rivuga nanjye ngo nkubwire ngo Imana ikuye umurozi ku buzima bwawe wakugenzaga. Amen. Imana ishimwe. De la fo artiste de compta bivose my God. Kandi Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo ni igihe cyawe kirageze cyo kugira ngo Imana igutambutse abantu batigeze batekereza. Amen. Ndabyakiriye. Bila afford start wezi compta bivose my God. Hanyuma hari habaye impanuka. Sinzi uyu muntu muziranye umushoferi ariko nabonaga yari habaye impanuka idasanzwe. Ntacyo. Imana irakoze kuyikura. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo ni ukuri arirahiriye. Uyu muntu amyuti eka mu myutingire. Yego. Hanyuma ijwi ry'Imana rirambwira ngo nkubwire ngo wongere ibihe byo gusenga kuko Imana ije kukugirira neza. Amen. Imana ije kukugirira neza ni ukuri kandi uje kwinjira mu mugisha udasanzwe. Hari amahirwe adasanzwe Imana izanye, hari poromosiyo Imana iguhaye. Imana irakoze. Yego. Hanyuma tugiye kwinjira mu bihe byiza byo gusenga. Ariko urushaho kwegera Imana kuko nabonye Imana ikurinda uburwayi bukomeye bwo mu nda. Yego Imana irakoze. Imana yambwiye nkubwire ngo rwose gukureho ubwo burwayi kandi bwari kuzakugeza kure. Imana irakoze. Hanyuma dutapinge twakire Joshua atuganize ku ijambo ry'Imana. Dutapinge kugira ngo konegisiyo zize kuza kuboneka. Haleluya. Amen. Mana turagushimiye, Imana data wa twese, Imana y'ubutwari n'ubushobozi, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana idukunda, Imana itwitayeho. Hanyuma umukozi wagiye kuvuga ibyawe, imbaraga n'amavuta bimubeho, bwiza bw'Imana bwanze kuri we, kandi gukomera kw'Imana isumba byose kubana nawe mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Joshua utaratangira
tutaratangira ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nkubwire ngo ni ukuri reza before the start onima hari ubuzima Imana igukuyemo hari n'ubundi buzima Imana igushyizemo. Ndagushimye Yesu. Kandi Imana irambwira ngo nkubwire ngo hari resta for dry hari connection Satani yari yaraciye ijwi rivuga nanjye nkubwire ngo iyo connection yongeye kuyisubizaho. Nukuri. Haleluya. Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo iguhuje n'umuntu the star for dry w'umugisha. Haleluya, haleluya. Kandi Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo belafo estite wezima for yakita abaye ikiraro kikwinjiza mu migisha yawe. Nukuri. Biri estafo de tanim angoni wezima for yagiri wezima. Imana irambwira ngo bela asite wezibe konta bevoria. Nukuri hari amaboko y'abagome Imana igutandukanyije nayo kandi hari akagambana Imana igukuyeho gakomeye. Nukuri. Nikubite nimenagura n'icagagura mu izina rya Yesu. Biri astifodra. Imana irambwira ngo nkubwire ngo hari inama zakorwaga rwihishwa ariko Imana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo biri estando bela afor yagiri wezimanga irirahiriye bela estifodra egeria ni Imana estafo ikurwaniriye kandi Imana irakuvuganiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Belafo astifode konta bivosimanga. Hanyuma urushaho kwegera Imana kandi usenge n'ukuri Imana ije gukora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Amen, amen, amen. Hanyuma karibu. Oh Yesu numugabo w'intwari numugabo Yesu we numugabo Yesu numugabo w'intwari numugabo. Amaraso ya Yesu ni meza yaduhinduye abana b'Imana. Amaraso ya Yesu ni meza yaduhinduye abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Ndashima amaraso ya Yesu yadukuye mu bubata bwa Satani. Nukuri twari turushye twari turemerewe ariko Yesu aratubohora. Ariko Yesu adukura mu isayo y'ibyaha aduha agakiza ku buntu nta kiguzi. Nashimwe kandi nahabwa icyubahiro ko yaturokoye urupfu rw'iteka. Nahabwa icyubahiro Kristo ko wadukuye Mana mu bubata bwa Satani natwe tukaba turi abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Ndashima Yesu yuhindura izina ry'umuntu. Ndashima Yesu uhindura amateka y'umuntu. Haleluya, haleluya. Abavandimwe icyo batakumarira, ababyeyi icyo batakumarira, imiryango itakumarira, Yesu ajya abasha kubikora. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe kandi nahabwa icyubahiro. Tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka Matayo 8. Arasoma ufite Bibiliya nadufashe kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo. Ufite Bibiliya nadufashe kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo. Matayo 8. Matayo 8. Niba nta muntu ufite Bibiliya tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Kandi buri muntu wese uri aha hantu ni ukuri atega amatwi kugira ngo yumve icyo Imana ivugana nawe muri iri jambo. Ngo nuko Uwiteka nuko Yesu amanuka umusozi. Amanutse umusozi abantu benshi baramukurikira. Ngo nuko haza umubembe arangije aramupfukamira. Arangije aramubwira ati Yesu washaka wabasha kunkiza. Nuko Yesu amurambikaho ikiganza aramubwira ati ndabishaka akira. Nuko umubembe arangije arakira. Yesu aramubwira ati ntihagire umuntu n'umwe wiyereka ahubwo ugende uture ituro. Haleluya, haleluya. Ribabera ikimenyetso kigaragaza ko ndi Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ngo Yesu amanuka umusozi. Amaze kumanuka umusozi abantu benshi baramukurikira.
bigaragara ko abantu bari bamaze kumenya amakuru, bari bamaze kumenya ko Yesu agenda akora imirimo n'ibitangaza, bamaze kumenya ko Yesu ahumura impumyi, bamaze kumenya Yesu ko akiza ibibembe, bamaze kumenya ko Yesu ahagurutsa ibirema bikagenda, bamaze kumenya yuko Yesu haleluya haleluya ahumura impumyi, haleluya haleluya, nuko abantu benshi baramukurikira. Ariko muri icyo kivunge cy'abantu benshi ngo hazamo umubembe wari umaze igihe kirekire afite ibibembe, yarabuze umukiza, yaranyweye imiti itandukanye, yaragiye muri farumasi, yaragiye mu bitaro bitandukanye, uburwayi bwe bwaranze gukira, ariko ageze imbere ya Yesu yizera ko Yesu namukozaho ikiganza, yizera Yesu ko nategeka kubwo burwayi bwe buri bukire. Haleluya haleluya. Sinamenya wowe uraha kuri iyi pano igihe uburwayi bwabumaranye, ntago namenya igihe umaranye ibyo bibembe biri ku buzima bwawe, ariko uyu munsi Yesu akeneye ko umwizera, Yesu akeneye kuzamura kwizera kwawe. Uyu munsi ibibembe birava ku buzima bwawe, uyu munsi urakira gukira indwara abaganga batagukiza, indwara abadogiteri bo ku isi batagukiza, Yesu ajya abasha kuzikiza. Haleluya haleluya. Ngo nuko Yesu ngo amanuka umusozi. Ntago nzi umusozi uri ku buzima bwawe, ariko Yesu amanuka umusozi uri ku buzima bwawe. Hari abantu bafite umusozi w'igisuzuguriro, hari abantu bafite umusozi wo kuba bacuruza n'ibyemere, hari abantu bafite umusozi wo kuba mu ngo zabo nta mahoro abonekamo, hari abantu bafite umusozi wo kuba bafite ubukene nta kazi, bari mu bushomeri, hari abantu bafite akazi ariko ntibigeze bongezwa, hari abantu bafite umusozi wo kuba bacuruza abandi bagatera imbere, ariko bo bagahora bizengurukaho ntihagire intambwe batera mu bucuruzi bwabo, kubera abarozi baziritse umugisha wabo, kubera Satani wafashe umugisha wabo. Ariko aka kanya Yesu amanuka umusozi uri ku buzima bwawe. Ushobora kuba ufite umusozi wo kuba urambagizwa, byagera ku munota wa nyuma bikarangira ubukwe bupfuye, ariko reka nkubwire, uyu munsi abarozi basize amabyi y'ubuzima bwawe, barahambiriye ibyawe, aka kanya barabirekura mu izina rya Yesu Kristo. Uwo musozi uri ku buzima bwawe urava ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, kuko Yesu aje kumanuka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya 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 haleluya. Nukuri reka nkubwire, Yesu twizeye ni umugabo w'intwari, ni umugabo ukora ibyo abantu batashobora, ni umugabo ukora ibyo inshuti zitashobora, ni umugabo ukora ibyo abavandimwe batashobora, ni umugabo ukora ibyo imiryango itakora. Haleluya haleluya haleluya. Reka nkubwire, nari maze igihe kirekire ndwara umutwe, ariko Yesu ankiza umutwe. Nari maze igihe kinini ndwara mu nda, nirirwa muri farumasi, Yesu ankiza mu nda. Reka nkubwire, indwara abaganga batabasha gukiza, Yesu ajya abasha kuzikiza. Ibyo ababyeyi batagukorera, Yesu ajya abasha kubikora. Haleluya haleluya. Uyu mubembe yararushye, uyu mubembe yararemerewe, uyu mubembe yari afite ibibazo bikomeye ku buzima bwe, yari yarabuze umukiza, ariko ahuye na Yesu birasobanuka. Uyu munsi bisobanuke mu izina rya Yesu. Ikibazo cyawe kimaze igihe kirekire kikunukira, humura Yesu yumvise kurira kwawe, humura Yesu yumvise agahinda kawe. Uyu munsi Yesu arategetse icyo kibazo kiri ku buzima bwawe, ibyo bibembe biri ku buzima bwawe bikuvuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umusozi uri ku buzima bwawe w'ubushomeri, Yesu awukuye ku buzima bwawe. Umusozi umaze igihe kirekire ku buzima bwawe wo kwizengurukaho nta cyerekezo, Uwiteka guhaye icyerekezo mu izina rya Yesu. Yesu afite inzira nyinshi, Yesu afite inzira nyinshi zikiri viyerishi. Wowe icyo Yesu agukeneyeho, mwizere gusa, umwiringire, ureke icyaha n'igisa nacyo, Uwiteka arahindura amateka ku buzima bwawe. Ntawamwizeye ngo yikorere amaboko, ntawamwizeye ngo asabirize,
haleluya haleluya haleluya. Ni ukuri Yesu ni umugabo w'intwari, ni umugabo ukora ibyo abantu batashobora, ni umugabo ukora ibiruta cyane twebwe ibyo dutekereza ndetse n'ibyo twibwira. Ni ukuri Yesu amanuka umusozi uri ku buzima bwawe. Uyu mubembe kugira ngo yakire iki gitangaza nuko yizeye ko nagera imbere ya Yesu ari buze gukira. Nawe rero uyu munsi wizere ko uyu munsi uri bucakira igitangaza cyawe, kuko Yesu uko yarari n'uyu munsi niko akiri. Aracyakora imirimo n'ibitangaza, aracyakiza abarwayi, aracyakiza, haleluya haleluya haleluya, aracyakora imirimo n'ibitangaza. Yesu icyo akeneye kuri wowe ni ukuva mu bidatunganye. Icyo Yesu akeneye kuri wowe ni ukumwizera, ni ukureka icyaha n'igisa nacyo, ukamwizera, ukamubera ibyiringiro, ukamubera byose, ukemera Yesu akakubera ubuzima, ukemera amaraso yawe ko yivanga naye. Humura, amateka azahinduka, ubuzima bwawe buzahinduka. Numwemerera ukemera ko Yesu aba muri wowe, amateka azahinduka. Abantu benshi bazakwifuza, ibintu bizasobanuka kubera ko Yesu uri kumwe nawe. Haleluya haleluya. Nta muntu ujya umuvogera, uri kumwe na Yesu ntago bamutega ibintu ngo bimufate, kuko Yesu abirusha imbaraga. Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Yesu ari hejuru y'imbaraga z'amahembe. Yesu ari hejuru y'imbaraga z'abakonikoni. Yesu ari hejuru y'imbaraga z'abarangi. Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Yesu afite ubutware n'ubushobozi. Haleluya haleluya haleluya. Reka nkubwire wowe wamenye Kristo, wowe wamenye Yesu, ntawe uzapfa kukuvogera. Wewe wamenye Yesu, ntawe uzapfa kukuvogera, kuko Yesu Kristo wamenye abirusha imbaraga. Yesu wamenye abirusha amaboko. Uyu mubembe yakira igitangaza cye kubera ko yakira igitangaza cye, kubera ko yizeye ko nagera imbere ya Yesu ari bwakire gukira. Nawe uyu munsi wizere ko ikibazo cyawe umaranye igihe kirekire. Sinzi ikibazo ufite, sinzi umusozi ufite ngungana iki, ariko ibyo bibembe biri ku buzima bwawe Yesu ari kugusaba kugira ngo ubanze ureke bya bindi byose bigutandukanya nawe. Ureke bya bindi byose ukora Yesu akureberamo niyishime bikamubabaza. Ureke ubusambanyi, ureke ubujura, ureke ubusinzi, ureke kubeshya, ureke bya bindi byose Yesu yanga. Ureke bya bindi byose Yesu yanga. Uzabona imirimo n'ibitangaza, uzabona ukuboko kwe, uzabona ineza ye, amateka azahinduka. Haleluya haleluya haleluya. Numwemerera ukareka ibyo byose, emera guhinduka, emera kuva mu bidatunganye, ubona ukuboko kw'Imana. Nukuri emera kuva mu bidatunganye, emera kureka ibyo byose, ubona ukuboko kw'Imana, ubona ineza y'Imana. Reka nkubwire, Imana ijya ivugana nawe iti mwana wanjye nzagukorera ubukwe, ariko ukaba ufite undi muntu ku ruhande ngo ujya kubigufashamwo. Ese Imana niba igusezeranyije ubukwe ukaba ufite undi ku ruhande kwa repare ujya kugufasha muri iyo serivisi, ubwo wamaze kwishingira, ubwo ubukwe bwawe wamaze kuburangiza. Rero birasaba kugira ngo tumaramaze, niba dushaka kuba abana b'Imana koko by'ukuri, reka tugire ibyo tureke ibyo byose bidutandukanya n'Imana. Nibwo amasezerano yacu azasohora, nibwo amateka azahinduka. Impamvu abantu bahora bizengurukaho nuko banze kureka, nuko banze kurekura. Ariko aya masaha emera urekure, ubone impinduka ku buzima bwawe, ubone umugisha wawe. Kuko impamvu impinduka zitaza nuko hari ibyo ugikomeje gufatira. Ariko uyu munsi ibyo bibembe biri ku buzima bwawe nibikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka ugukururukaho, uwo mwuka utuma utareka, ejo urihana, ejo ukabisubiramo, ntujye ureka. Ariko aka kanya umva sanga Yesu, upfukame imbere ye. Uyu munsi arakwambika imbaraga, uyu munsi wemere kurekura. Haleluya haleluya, kugira ngo ubone ineza y'Imana. Ntago nakubwira ngo Imana izakugirira neza kandi hari ibintu ufite Imana ibona ikakugaya. Gira ibyo ureka kugira ngo amateka yawe ahinduke. Gira ibyo ureka kugira ngo winjire mu mugisha wawe. Hari umugisha wawe abarozi banyaze, hari umugisha wawe abadayimoni bafashe. Ariko rekura ibyo byose bituma Imana ibabara. Rekura ibyo byose bituma Imana itakwishimira. Impinduka ize ku buzima bwawe. Nukuri turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose.
ukuri reka nkubwire, nta uzarya icica ntacyo kizagutwara. Imana yabwiye Yakobo iramubwira ati wigira ubwoba kuko nzakurinda, nuca mu mazi ntacyo azagutwara, nuca mu muriro ntuzagutwika, kubera ko ndi kumwe nawe. Kuko ibyo byose mbirusha imbaraga, kuko ibyo byose mbirusha amaboko. Ni ukuvuga ngo ufite Yesu muri we, haleluya haleluya, aba ari umuntu udasanzwe, aba ari umuntu udasanzwe. Ntago bamuroga ngo arogeke, ntago bamutega ngo bimufate, kuko Yesu uri muri wewe abirusha imbaraga, Yesu uri muri we abirusha amaboko. Emera 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 uyu munsi amateka yawe ahinduke. Haleluya haleluya haleluya. Nukuri reka mbabwire, kugira ngo amateka y'umuntu ahinduke nuko hari ibyo agomba kureka. Nukuri hari ibyo ugomba kureka. Turi abana b'Imana, tugomba kwera imbuto aho twirirwa, tugomba kwera imbuto aho twirirwa. Kuko nukuri arimo abantu benshi bajya bantangaza, tukajya mu cyumba cy'amasengesho tugasenga, twamara gusenga yasohoka ubundi ugasanga ari gusa nk'abisi. Imana irasaba kugira ngo abantu b'Imana nukuri tugire itandukaniro n'abisi, nukuri mbega twera imbuto, kuko nicyo Yesu adusaba. Aradusaba ngo tugende twera imbuto kandi imbuto zacu zigumeho. Nakunze gusenga, nkunda gusenga, ariko nabonye Imana idakunda guterana kurimo ibyaha. Tugahimbaza Imana tukabyina ibyuya bikaza, ariko Imana ikatubwira ati bana banjye hari ibyo ndi kubagaya. Ati nibihe? Kubera ko ntago mwigeze mwiyeza, ntago mwigeze mwihana ibyaha byanyu. Ibyaha byanyu nabonye Imana itajya yumva gusenga k'umunyabyaha, ariko iyo umuntu amaze kwihana akihana icyaha, ako kanya uhita ugirana ubusabane n'Imana, ako kanya ni utangira kuvugana n'Imana mu isengesho, ako kanya Imana itangira kumva gusenga kwawe. Ni ukuvuga ngo rero nta handi tuvuganira n'Imana ni mu gusenga, nta handi tuvuganira n'Imana ni mu gusenga. Kandi kugira ngo Imana yumve gusenga kwacu, password ni iyihe? Ni ukwihana icyaha, kugira ngo kuko Imana irera, Imana ntikorana n'ibyaha, Imana ntikorana n'icyaha. Niba ushaka kugira ngo Imana isoze gusenga kwawe, niba ushaka kugira ngo Imana isoze amasezerano yawe, niba ushaka kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe, nuko ubanza ukihana icyaha n'igisa nacyo, warangiza ubundi ukabwira Imana. Abantu benshi icyo kintu ntago bajya bakunda kucyitaho. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi basenga ugasanga ntago basubizwa, kubera ko ntabarasenga bagasengera ku cyaha, bagasengera ku busambanyi, bagasengera ku bujura, bagasengera ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Kandi ibyo byose Imana ibyanga urunuka. Mbere yuko uvugana n'Imana, banza wigenzure, kuko Imana ni yera, Imana ntikorana n'icyaha. Urebe ko nta kintu na kimwe ufite muri wowe kigutandukanya n'Imana. Numara kwihana, umaze kwiyeza, wumva ko konegisiyo yawe yaje n'Imana, utangira ubwira Imana. Nta handi tuvuganira n'Imana ni mu isengesho. Uko Imana yiyeretse uriya mubembe, nawe ubwawe Uwiteka ni ukuri araje kwiyereke mu izina rya Yesu.